muri mwe ba kaba gakozeho neza neza ubundi gutoneka igiye kuvaho ikokera koraho wumva ndeba ahubwo mbwira ducirikanye n'igende uri kokera koraho wumva itokera se wagiye mu gihuru anga nabwirero buhari ntabwo ngitagira uti itokera iri kokera nabyo wagira ngo ahubwo iri tonoye ariko bura nta kintu mubona mu mwe nyine wagiye mu gihuru anga nabwirero buhari yewe data we mbega igisura ntuzi kiriya gisura barakinteze kandi ni ubwa kabiri nkiguyemo wari uri mu bikizi ubwo hashize narahasohoye nyine wari uri mu biki narahasobye wagira ngo iri isiramuye neza neza usharuka akanyanga mu mutaranda kakuro ikariso yo kurarana mwa ambara urebe kuramo ndeba ukuntu mbivuga ako tutabishyanye imyenda ya 1,100 urama ngahe 10 yose hamwe basi bonye ikariso yo kurarana mwa ambara urebe kuramo kize kandi ngo gasasa ngo karyamo karyamira inzoka shaye muhungu we reka nkubwire ntugira ngo ni cyaje wirirwaga wirukanka ugibwirishwa ibintu by'iki n'iki ngubu nta kintu ndi bwumva umugore wanjye hora gututwara umugore wawe uwe mugore sikandi gututwara nyamba ndikubaza n'uzi no byari ngo mwe wanze kundi umazutese Satani no mugome. Minsi yisi ya pasi nari ndi gushaka. Reka tubaze tumaze. Wayitejeje muno gute? Uzi kuri igisambo ca kabombo. Kuramugwigere. Okay, ndagwa 15 yose hamwe. Kuramukigere nkwereke. Oya ntabwo umuntu yegerera mu muhanda nawe. Kwakura mugo nta n'umuntu hari ngo uramenya wenda ngo. Wese ntabwo uhari. Nakurebera ibintu wabireba ngambwira rero nkwishyure nshaka kugenda rahiye neza neza haraye neza neza ese uri kurinda utaka gutyo yuzanga gutiza ubwiherero ukareka kujya mu bihuru wari ufite ubwiherero ntiwabo ntabwo ufite sinziro nabuze mu bwiherero nk'ubwiherero tugende undi sura agiye gukora iki kandi wabirangije hajya Umazutese. Satani no mugome. Minsi yisi ya pasi nari ndi gushaka. Reka tubaze tumaze. Wayitejeje muno gute? Uzi kuri igisambo ca kabombo. wanze kundi Gitari. Kosi ni bakabera de. Bagandi ko kicho tenzima. Tonde. Twarazi pasi yanje. Nitumbazi pasi yanje reka kunyanikira ibyabwiye. lemon parankui Così. nakunze benshi Kigali ariko ibyo nahuye nabyo ibyumba karabuye babeshya ariko kirasha ega niyo mpamvu abagore bankunda kutarizi reka ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka akanyanga mu mutaranda kakuro ndeba ukuntu mbivuga Il ne faut pas, il ne faut pas jongler avec moi chaque jour every month. Attention avec moi. Every month chaque jour tu jongles avec moi. Every month chaque jour. Pourquoi dit? Pourquoi les gars gros? Twumvikane mushi tuvuye Bujumbura ngewe. Sikona gukubita kano. ariko bura nta kintu mubona mu mwe
Motherfucker. Father fucker. Friend fucker. Sister fucker. Vena nga ezali boma. Liboma. Zolo ndaye. Tofi na mama na bino. Tofi na mama na bino. Karanga foto nyi. Ukamenye uzanga. Tubandanye. Igishinwa ndakivuga sivyo? Karanga foto. Ego. Byo kutubesha besha. Ah no. Ni hao. Ntabwo avuga niha. Ni hao ma. Niba ari byo kuniha ntabwo birimo. Bavuga niao. Niao. Ntabwo ni niha. Niao. Uvuze nk'ipusi. Bavuga ni hao. Vuga nk'intuza nk'ivuga icyespanyo tu. Me llamo Ismael, vivo en barrio se llama Bujumbura, número 4. Tengo madre no padre. Nanga data aratubeshye ndagaswe. Kana nawe mwese. Wumve. Bongewe None na Brenda ari hano. Pare wanje yari umurundi kazi kurabizi nge nakoze Pare yari umurundi kazi. Nakoze ubukwe bw'igihuwa. Ngo pare yari umurundi kazi. Yari umugabo n'umunyamakuru wa Kigali Ngo pare umurundi kazi. Umurundi kazi arabaho. Kintu ebanirije idanganya abantu. ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka. Kiramukinda bitwara mu ntoki. Tugende nje gushaka envelope. Okay, tugende imbere tugende. Cyane ngo twazirega abantu baba patoro. Rega bura hari n'igihe umuntu umugisha gwe. None se ubwo kumugani we. Ibana ari iwawe wakwendeza imyenda ukazijana iwawe bikarangira. Hano ntago ari iwanjye mvuye gusura sister wanjye ndi gutampfunya ikirangende. Ubu no kuvuga ngo muno harimo sisita. Yego. Sisita we. Ako wasaze. Sisita sha. Wasaze. Dorakabwana. Nese uri mu biki? Dorakabwana we. Sha, ngwino wahire hano. Akira ngampfunya ikirangende. Umuntu ndagupfunyikira. Kandi ubanze unangarurire. Nkugirire nte? Ngarurire. Angahe? Igihumbi. Ego mana y'isi n'ijuru ngo nimugarurire igihumbi. Igihumbi zubwo umuntu umeze nkaho koko no wakugaruza igihumbi. Reka kanakomero. Ntabwo ngarurira none. Akwibaza nk'abantu basanze bamfashe mu ijosi bari urukumbaza igihumbi. Nese gutapfunya ikirangende. Fasha hano nkwereke. Cyo uzanye ibyenda by'ibitera mwakugwe. Byarampezeho koko. Kuki uri kuma? Uzi ko hano hose nabicuruje nta muntu numwe wigeze avuga ngo reka angurire. Nese uri kumfunyikira mu ikoti? Yemwe akira. Imyenda zari zarangagiyeho mana. ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka. Akanyanga mu mutaranda kakuru. ariko ke Zubu kikigiraga amafaranga. Uziko rero taganeza hayi umuntu agahita akora impanuka agapfa. Hari ibyo narebaga ngo aruzunguza iminsi uwa mbere wa kabiri wa gatatu. Nkabijana ahantu hose ngavuga ni mufate imyenda zanje mugure. Reka nakunyuza n'urushi waje. Murukinyuza igicucu ni wowe wakizunguza. Cyubwonko bwa payutse kiraje cyagazanga minota 5 ngo naho kiraha. Muri izi myenda zose ubuzemo gwakubera wakigoge. Nta numwe nca. Ziba nawe. Gihiture ni wowe. Kabecyo. Kigori kinini. Urajero hengamye. Urukeri rurataraguritse. Imuzunguza ngurisha imyenda. Ndakibwe ntigera ipima. Ngo sinibi. Ni bikoma ndi kukugurira. Ntago ari amagaritse nyine. Ubuntu bugufi guca ko bugeraga n'amahano ubundi ari kwabatse. Nabuza bareba. Cokomeza uporomo cyo bupina uragera irukuje. Bakanga guhaha. Bakigarama. Mbega byenda byare by'imyaka. Garuka gatoya. Garuka hano. Nese kumfyinkiye mu ikoti. Ufite ikibazo mu mutwe? Ari ngwaye ikoti ryanje. Amafaranga uzi ko gazanansaza aho buzakira. Fata ibyo yahi byawe fata. Nyine kamubaza. Ngo iyo nyine uvuga ngo wiyemereme ukubwira ngo no. Kwe kubifata gute ariko byakira gute? Sinkubeshye uretse kugukubitiramo hariya. Nawe babizi ngiye mvugira aho sinjya mbeshye.
kugira se nta kudimburiramo hariya nkakuritura akanyanga mu mutaranda kakuro ugacuko rwambaye njyewe mfasha amafaranga yanjye nguzi bira bintu byose ngiye mu mujyi nshatse impeta ndashashanye ngukunza imyaka ingana gutyo yose ngiye ngukunda ndara amajoro n'iki uzi utwukitorana buri munsi avuka abakobwa beza ndabareba nkabara nk'ikimbwa yahaze nkumva mu mutwe wanjye no mu mutima wanjye arimo wenyine urangatiye umwatiye gutize kuryo zo wankubita ariko kurimbura da ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka ikaruvati bazayireka iyanje yakora mu bukwe umugeni nuwanje ndamufite turi kumwe mu nzu turanabana kare ariko si tuje kuguhimbira cyangwa nza n'ibinyoma nyambo kumuzi guca munzi wanjye arasasaga nkajyama hari n'igihe nzaga narushe amaguru gananiwe mvuye gushaka amafaranga nkigarika nkaba kabaye ngukakora iki mu by'ibikitse kandi ngukasasa ngukaryama ukaryamira inzoka ye muhungu we reka nkubwire ntugira ngo ni cyagihe wirirwaga wirukanka ugibwirishwa ibintu by'iki n'iki ngubu nta kintu ndi bwumva umugore wanjye hora gututwara umugore wawe uwe mugore si kandi gututwara nyamba ndikubaza ntuzi n'ubyaye ngo mwe gututwarira umugore nicyo nkubajije wimbwira nanje none ndagutaburiye ndakwerurira naramushanye wambwa sawa noneho umutware ufite n'icyo umutware abantu hari kisha rero ye mugabo ndekura wankora ukareba koko batarakwikorera kujana muri pandagari ariko ke zubuki kigiraga amafaranga azavamo ibyumba by'amashengesho havemo na za Yorodandi zubuki kigiraga amafaranga nushaka kuba waswezurana nyine uzajya nyine baguswezuranishe hano nta kibazo reba ukuntu mbivuga mugapoze ubwo ni muri bozi nyine uyu utanye muri bozi nyine uba ufite gahunda bakaguha amafaranga atari hejuru ya Disney fuka televiziyo wasatse ibiti hore tumaze kuyafata kukubona ntago byoroshye urabona kubera ko na telefone ubundi imbere yari ifite karaga telefone karashwandaraye ariko nako kajyagamo mu miriswandi yenda kuva ngo nta muntu yashyiramo mu idata y'iti nyine rekada rakumva baravuze ngo de chatting azaguhisa musundi ntayo yaguhaye rekada namuboneye agahomba mu nyana ntakiramo nyine byawe mwishyuza ibyawe de chat azareba iki kiganiro kugira ngo ubu ngubu yenda muri uku kwezi hajya turi muri gashendare zubuki kigiraga amafaranga nka mushiki wa Debera akakugisha inama ati Pamela tumukwe nka zingaye wamukoze ingaye ureba ukuntu ameze ntago ndi mushiki we rero noneho akanyanga mu mutaranda kakuro Pamela se si umukobwa nk'abandi ariko abakobwa bararutana taranti abakobwa bararutana se bigeze inama yigeze iba umwami yari yazanye umugore umwami aragenda arambagiza umugore yumva yuko ari we mugore mwiza kurusha abandi bose ubwo inama iraterana ibwami barabaga baratereka amayoga umwami arahaguruka ati mukambwira inenge mwamboneye ku mugore nzi ko ari njye warambagije umugore mwiza hano ibwami bose
buri wese ahaguruke ambwira inenge yaba yarabonye kuki umugore wanje abana ati mwami nyagasani umugore wawe nta nenge afite umutwara ahaguruka ati njye mfite ijambo mwami nyagasani ati ibyo ngiye kuvuga n'ibinkorewe ati umugore wawe ni mwiza ariko afite inenge imwe gusa ati yataza kuba afite igitsina kiraho icy'umutwakazi wanjye kiri ari ukweyura amaguru twese tukabariza mu kibuno yari kuba nta nenge afite mwami nyagasani zubuki kigiraga amafaranga ukanda kuri yesi ugakora kuri kopodi ugahita uhamagara rero hariho umukobwa ukura kurusha itofa ngo nomero ari kopodi ntahita namuhihaniza akamuga ati amushore wizi biki ubundi jewe usibye ko nyine byagezeho ngatangira kwiga niga materinitiri nko mu wa mbere ubwo ni biki wa mbere deregitirife wanjye rero yaragubitaga amaribonda gaza byatari lemon parankui amaribonda gaza nagira ngo ndiye mu rugo kwicunda rya data na mana ngaho kare nabaga uwa mbere kugera kwicundi mu rugo nyine ngahita mfata ibireke bingahe by'ibijumba bitatu nkabihendahenda agacamo naho mirongo ebyiri z'amazi babandi bakajya batokatoka bakaza ngo bagiye kureba mu gikono nyine baba batetsemo ibijumba bagasanga harimo nk'ibireke bibiri buri umuntu akamanya bagatangira bakarira nirangije nyine kugira ngo ukore aka kazi wihate kuba wafata yenda ingiringaniye ukuntu ujya rero ushaka kuvuga ngo yenda ugere n'akantu ugeza ku icundi ufata voka enye sibyo ukazikubita ukazihereza mu kabuzi sibyo ukahita urenzaho mirongo ebyiri z'amazi cyangwa eshatu ukahita urenzaho noneho n'amarwa sibyo kugira ngo ya mazi ahite ahinduka nk'irigage nyine ibi bintu wikorera bya swera beto biraza gutuma winyesebura ukagombazwa ari ukuru haba hashuye wabaga wakwinyesebura reka nukwegeranya amatenge kugira turajya umwungu sibiranda tifirate asubira iwabo urabizi kubera azi yuko nadashuratura natari kirarahunde reka ntabwo ngewe azi ko nitora wunda ko natari shudajadi no abantu baba bakunda gushuratura shubya nyami nyine nabo babakara abantu nyine bakungari rofi yo city ariko bura nta kintu mubona mwe Muga uri gutinda 72 yawe urabona atari kurangira eskele bebe siyo lebebe ari kuvuga ibiki ndeke mbabwira mwa basore uyu mukobwa ejo twararyamanye undi mupfu